The Zoom TV 24. Mico the best bakoze kwemera kuganira n'itangazamakuru ngira ngo abantu benshi barakumenyereye uramuntu turi imbere y'akarimbo gato yakawe kugira ngo twinjirane mu kiganiro gito. Nako bisa gukunda umuntu nawe akagukunda watera kikiriza icyuriye mugasangira ahuraye akarara. Mico the best. Mico the best ubusanzwe tugusanzwe hano wenda mu birori by'abana cyangwa byo ku munsi w'abana. Ubusanzwe wenda umuntu yakwibaza uri inshuti y'abana cyangwa ukunda abana? Ndi inshuti y'abana. Amaranga mutima Umuntu numwe utari inshuti y'abana cyane ko niyo nzira ducamo. Ntago nitoye ngo ngane gutya hari aho navuye. So ndi inshuti y'abana cyane ko no kuri uyu munsi mfite indirimbo ndibuze kuririmba kuri uyu munsi w'abana. Umwana w'umunyafrika naririmbiye abana. Ni indirimbo naririmbye namvuga ngo uyu munsi ni kibondo ejo n'umuryango iterambere ryawe ntirikwiye kumusiga inyuma kwibaruka yo nibikarangiriraho uburere buruta ubuvuke mwibuke. Ni indirimbo nini ntabwo narangiza indirimbo yose mu kanya gato. So ni iyo context iri muri iyo ndirimbo. Kwigisha kuko ntabwo nayiririmbye nshaka kubyina. Ni indirimbo nakoze ngamije kwigisha. So ni inshuti y'abana kandi nkaba n'umubyeyi. kabiri gatatu urusaku twese Abana by'umwihariko bakunda Basitari. Hari abasitari b'imipira, abasitari baririmba nkamwe b'abahanzi ndetse nimo n'abajya abo bagiye bavuga ko batera inda bakabihakana cyangwa se kubatera inda bakabatererana. N'ubuye butumwa ufite byumvikana bite kuba umuntu w'umusitari urora modo yatera umwana inda akamwihakana? Nubundi nta mvugo ndi bukoreshe ihakana ko atari bibi, ni bibi pe. Hariho abasitari ngira ngo baca umugani ko umukobwa bamwe agatukisha bose bakoze ibyo bintu. Sinabikunze, si byiza. Ikindi navuga wenda nuko iyo bije mu busitari cyane usanga byiswe ngo nabana, ariko ahanini ngira ngo abakobwa babona n'abasitari ntago ari abana batoya. Ako nakumva ngomba kukagarukaho. Wenda hari indi myumvikanire ibitabaye myiza muri iryo korwa ry'ibyo bintu, ariko ubundi aho byaba biri hose, yaba ku musitari w'umukinnyi, ku musitari w'umuhanzi, umusitari ukina filime, umunyabugeni, aho bava hose, no ku munyarwanda uwo ari we wese, ntabwo ngewe Mico nashyigikira ko icyo kintu ari cyiza. Niba habayeho gutera umukobwa inda, try all the best kugira ngo ibyo bintu bigende neza, ariko sinifuza ko nakumva umusitari yateye inda umwana noneho uri no munsi y'ikigero kigenewe kuba yaterwaho inda. Ntago bigaragara neza. Numva ari ikintu twakwamagana. Mico kuri uwo mwana avuze iki? Umwana avuze ikintu gikomeye kuri jewe. Nta gaciro, asobanuye ikintu cy'agaciro kuri je cyane ko isi tubamo igira amageneration cyangwa ikagira reka mbyite nk'amakushe. Donc isi yacu y'uyu munsi ni isi y'abana yashize. Donc abana twari abana ejo, nitwe turi kuridinga isi uyu munsi.
so bivuze ngo abana bariho kuri iki gihe nibo bari creatinga isi y'ejo hazaza. So ntekereza ko iyo mvuze isi mba mvuze iterambere ry'umuntu, iterambere ry'ibintu, kandi ababigiramo uruhare ni new generation, nibo bazana ibintu bishya. So ntekereza ko uwo muntu aba akwiriye kuba constructed mu buryo bwiza, kubakwa mu mutwe, gutegurirwa ejo hazaza, kugira ngo uwo muntu atabusinga cyangwa ngo afate nabi ejo he heza, bimuviremo ingaruka z'ibintu byinshi. Umwana rero asobanuye ikintu kinini kuri jewe. Mico, tukivuga ku bana muri ino minsi, isi yugarijwe n'ikintu gikomeye cyane cyitwa ihohoterwa ry'abana, ihohoterwa ishingiye ku gitsina, ihohoterwa ry'uburyo bwari bwo bwose, inda zitateguwe ziterwa abana b'abangavu. Ubyakira buti kumva ko umwana w'imyaka 12, 15, umwana utagize imyaka y'ubukure yatwise, yahohotewe, yafashwe ku ngufu n'umubosi wo mu gipangu abamo yakoreraga, yafashwe ku ngufu n'umwarimu umwigisha. Santima zawe nk'umubyeyi ubundi ubyakira gute? Bawo ni ikintu kibabaje, ubundi kugira ngo njyewe ndi constructing ikintu cyitwa ubumuntu muri jewe, nabanje kumva ko icyaba ku muntu uwo ari we wese cyaba nkishyiraho. Iyo ndebye umukecuru mufata kimwe na mama, iyo mbonye umudamu mukuru cyangwa se abadamu runamufata nka mushiki wanjye, iyo mbonye umwana mufata nk'uwanjye. So ndibaza ngo ndamutse mfite umwana akabyara cyangwa agaterwa inda ku myaka 12, ni ikintu kibabaje mu muryango no muri societe muri rusange. Ni ikintu kibabaje, ntekereza ko ni ikintu cyo kurwanya cyangwa se kurwanyiriza kure. Nk'umuhanzi ubona hakorwa iki kugira ngo inda ziterwa abana b'abangavu zigabanuke cyangwa se zinacike burundu? Ni ubuvugizi ku rwego rw'igihugu, mu bigo, mu baturage hose, mu mijyi. Ubuvugizi kuri icyo kintu bukongerwa, donc bugahabwa imbaraga cyane cyane. Sinavuga ngo ni ibyaha bikorwa abantu batazi ko ari ibyaha, ariko umungira ngo gusobanurirwa ko ari bibi byagabanya ikorwa ry'ibyo bintu, kurushaho kubwirwa ibyo bintu ko ari bibi. Ntekereza ko hari ibintu byinshi bibitera, ugasanga sometimes bamwe bari mu biyobyabwenge, abandi bari mu ki, ugasanga kindi amashuri, gukangurira abantu kujya mu mashuri kugira ngo abe na bize mu bintu bijyanye n'amasomo, kandi ni naho umuntu afatira instructions z'ubuzima. Ntekereza ko ari ibyo ngibyo byakongerwamo imbaraga, kugira ngo kandi n'ubundi icyo nshima nuko leta y'u Rwanda igira icyo bikoraho. Haba hariho gahunda za buri munsi zivuga kuri ibyo bintu bibi bikorerwa abana n'uburyo bwo kubyirinda. Ahubwo nyine icyo nakangurira abanyarwanda muri rusange ni ukujya bakurikirana izo nyigisho. Niba bivuga ntukumve ko bireba undi muntu, ujye wumva ko ari ikintu nawe kikureba, ugomba kugira uruhare mu kurwanya icyo kintu aho uri hose. Dusoza, abakobwa bitware bati kugira ngo nabo bere kuba abantu basabirirwa gusa, ahubwo nabo babigiremo uruhare? Abakobwa, njyewe ubu ngubu ndimo ndabwira abantu ijambo rivuga ngo tekinoloji yabigizemo uruhare, iterambere cyane cyane ry'amatelefone yabigizemo uruhare. Aho ntekereza ko urubyiruko rwegerejwe smartphone mu gihe ntekereza ko kitari gikwiye, kuko ikoreshwa ryayo ahanini ntabwo ubona nta limite iriho ku gukumira ibyaha bikorerwa kuri smartphone cyangwa se kumenya ibyo utakagombye umenya. Ntekereza ko abana urabona hari ibiba muri telefone ugasanga ntibigenewe kurebwa n'umwana, filime z'urukozasoni n'ibindi nk'icyo kintu. Iyo umwana nyine ubonye arimo arakireba, kandi urumva n'ibintu abana bakunda ari ibeta akabireba akagira gute, byubaka ikindi kintu mu mutwe ku buryo no kwangirika cyangwa kumva ko yagira desire yo gukora ibyo bintu akayigira akiri muto, ataragera ku rugero rwo kubyemererwa. Numva ibyo bintu babikangurirwa cyangwa se hakongerwa imbaraga mu kudaha abana bene ibyo bikoresho bibica mu mutwe mbere y'igihe.
byagenda neza n'ubundi ubuvugizi bukomeze bukorwe nk'ubwo turimo turakora uyu munsi nk'aya makinamico turimo turumva byanga bikunda bigira construction bikora muri brain y'umuntu.